Njye nari ndyamye nsinziriye, nibwo nagiye kumva numva umuntu uri kunkorakora ku kibuno, urumva agenda aseseka intoki n'imbere mu ijipo, agenda nkorakora ku matako, ankora ku mabere. Nari mfite ibitotsi bya hatari, nibwo nahise nshidukira hejuru, mpindukiye nsanga ni umugabo wa mukuru wanjye urimo urankorakora, umva yashyukwe, yari yambaye nyine agakabutura k'agatreningi akunda kwambara ari mu rugo. Ubwo nahise mpindukira gutya nikanze, nyine nawe waze kuba wari uryamye usinziriye, urumva ubizi neza ko nta wundi muntu uri mu rugo uretse umugabo wa mukuru wawe, wajya kumva ukumva umuntu ari gukoza intoki ku kibuno arimo arakuramo ikariso. Narikanze nshidukira hejuru gutya nsanga ni umugabo wa mukuru wanjye. Ubwo ndangije ndamubwira nti bofre uri mu biki? Nari mfite ibitotsi shaho, urumva uzi umuntu ugukuramo imyenda ugukorakora wibereye mu bitotsi. Ndangije ndamubaza nti bofre uri mu biki kuri muranyambura imyenda? Arangije arambwira ushanga ari ngo mani ngo ndumva ngushaka bya hatari, ngo ndumva ngushaka bya hatari, ngo nyaka icyo ushaka, ngo ariko ndakwinginze ngo mbabarira unsayidire, ngo nta n'iminota 2 ndi bumare ntararangiza, ngo mbabarira umpe agaturu nawe nyaka icyo ushaka. Ndamubwira nti ni ibyo ngibyo bitumye uza kunkangura, ariko uzi ukuntu reba ukuntu undi byagenze. Twari tumaze kurya ubugari n'inyama, noneho ngenda umuntu iyo maze kurya inyama n'ubugari mpita numva nakiryamira. None ubwo nari ndyamye nsinziriye nafatishije igitotsi, nibwo nagiye kumva numva umuntu uri kunkora ku mabuno. None nabanje kugira ngo ndi kurota, sinabyitaho. Nibwo nagiye kumva numva umuntu urimo uragerageza kunkuramo ikariso. Nari nambaye agakariso k'agasitiringi, nkunda ikariso ya sitiringi biteye ubwoba. Numva umuntu arimo ararwana no kunkuramo ikariso ndyamye. Nibwo nahise nicura nsanga ni bofre yashyukwe shaho. Mu ipantaro ikintu gihagazemo gutya. Ndangije ndamubwira ni bofre uri mu biki? Nibwo yambwiraga ibyo byose. Ndangije ndamubwira nti se uri gushaka kundongora uzi neza ko ndi murumuna w'umugore wawe? Arangije arambwira usanga ari ngo ni ukuri kw'Imana, ngo ugiye ngo kuva waza muri uru rugo buriya ngo nahereye kera nkwitegereza nkareba ukuntu uteye, ngo nkareba ukuntu ufite ikibuno cyiza ngo kidedera, ngo nkumva nakurongora ariko nkabura aho nguhera, ngo ariko noneho ngo ndicaye hariya mu cyumba mbura amahoro, ngo nawe nyaka ikintu ushaka. Noneho nari ndwaye telefone ya smartphone ya touch. Nabonaga abana bose twiganye kaminuza bahurira muri za WhatsApp group bagapanga imihuro, njye simbimenye. Ntangije umutima umwe urambwira uti wamwatse touch akakurya ku gaturu, n'ubundi ko ntacyo ari bukureho, ntacyo agiye gutwara, ikibazo kiri hehe? Undi mutima ukambwira uti se nk'ubu koko mukuru wawe agufashe byagenda biti? Nkumva ngize ubwoba. Ndangije mbwira bofre ni sha bofre ndumva mfite ubwoba pe, ubu se mukuru wanjye anguyeho, ariwe famiye nsigaranye yonyine, ariwe muntu wo mu muryango nsigaranye basi natura n'ikibazo, urumva ntaba nihekuye? Umugabo wa mukuru wanjye arangije arambwira, uwo mwanya ahita akuramo ikabutura, ngo si uko ko ngari, ngo ugiye kundeka nsigare gutya koko? Ngo n'ukuntu ngo mukuru wawe yansabye kukwishyurira kaminuza byibuze ngo uyirangize nkakwishyurira, koko ni iki ngiki unyituye? Ngo imyaka 4 yose nkwishyurira kaminuza urayirangije, kumpa agaturu k'iminota 5 birakunaniye? Shambwe avuze gutyo nyine numva impuhwe ziranyishe koko, numva nanjye wa mugani nkabije kwikunda, numva nyine koko anyibukije nanjye ibyo yankoreye. Na bya bindi byo gutekereza ngo telefone ya touch mpita mbyibagirwa.
ndangije ndambwira nti icyo wakoze bofre wangiriye neza, ngaho niba ariyo nyiturano wumva naguha nta kibazo pe, nkaba meze nk'ukuvuyemo ideni. Arangije arambwira ngarine we ngo mva nkubwire ngo ni ukuri kw'Imana ngo kuva wava ku ishuri ngo hano hamaze amezi agera kuri 3, ngo kuva nakubona ngiye nifuje kukurongora, ngo ku buryo ngo ninkurongora ngo uraba umvuyemo ideni. Ndangije ndamubwira nti ni sawa nta kibazo, ndamubwira nti ngaho ngwino rero nanjye ugerageze kumfasha ndebe niba nabishaka ubundi tubikore. Ubwo uwo mwanya ahita ambwira ngo reka banze ngo yegekeho umuryango, ahita agenda yirukanka, ariko umutima usigara uri kundya, nkavuga nti si uko ko ngiye kuryamana n'umugabo wa mukuru wanjye, koko igitsina cyinjiye muri mukuru wanjye nanjye kigiye kunjyamo. Ariko nkavuga nti uyu mugabo nimba koko ariyo nyiturano akeneye reka nyimuhe, ntacyo agiye gutwara, ntacyo akuraho, ntikigabanukaho n'akantu namba, reka nyimuhe naribi. Yavuye gukinga umuryango aragaruka, nuko araza ahita ajya ku buriri anjyana impande, ariko umutima ukajya umbwira uti ubu koko ugiye guca inyuma mukuru wawe. Umwanya bofre akiza, ikintu cya mbere yabanje gukora yahise afata amabere yanjye atangira kunyonka amabere. Ko yarikojeje mu kanwa se nkahita nshyukwa, ego mana yanjye, dore yararifashe gutyo, ubwo urumva yari yakuyemo nanjye nakuyemo byose. Uwo mwanya ko yarandyamye impande ahita afata amabere yanjye gutya atangira kurigatimokoza amabere, azikurura gake gake, akoza agakaragaho ururimi, agafata ibere rimwe akaryonka, ubwo mu gihe ari konka ibere rimwe, irindi naryo akaba ari kurikuraho gutya mu ntoki, ariko yarikuraga rimwe mu kanwa agahita afata irindi. Atangiye kunyonka amabere numva ntangiye gushyukwa byatari. Anyonka amabere umwanya munini, ubundi ndagenda ndashyukwa koko, ndashyukwa byatari. Noneho nyuma muri uko kunyonka amabere nibwo nagiye kumva numva atangiye kumanura intoki agana ku bintu, arangije akajya ambwira ngo aringuze ikintu ngo cyanteye umushyukwe ngo cyane, noneho ngo nkigera hano mu cyumba ngo naje ngo mfungura icyumba gake gake, ngo nsanga urubuno rwawe rwose ngo ruri hanze, ngo ndeba agakariso wambaye ngo k'agashumi ngo gaciye ngo hari hagati, mpita numva neza neza ngo ngiye kwirangirizaho, ngo ubundi ngo nari nzi ko ngiye kuza nje kugusaba, ngo ariko ngo kiriya kibuno ngo nakibonye, ngo numva nakurongora ntanagusabye, ngo ariko mbabarire ngo kuko nari ntangiye gukuramo imyenda utabizi. Yego mana, yambwiye ibintu ndumirwa. Ubwo rero nibwo nagiye kumva numva atangiye kunkora ku bintu, agigikora arangije arambwira ngo none sari ngo sinumva se ngo cyabishatse, ngo uzi ukuntu ngo gitose, nyine ubwo yakozeho ahita asanga cyabishatse byatari, ururenda arimo ruratakara, ahita ambwira ngo uzi ukuntu ngo gitose. Numva ndasebye, ndangije ndamubwira ni yego pe, ndumva nanjye noneho mbishaka. Ubwo muri ako kanya ibyo kujya kuntera intoki yahise abyihorera, arangije ahita njya hejuru. Amaze kunjya hejuru nibwo yafashe nyine imboro kuno atangira kugenda ayinkoza kuri rugongo. Wumve ngo nari nashyukwe mbishaka numva ndi tayari, ariko umugabo wumve yuko yanze guhita ndongora, yarayifashe gutya atangira kugenda yinkozaho kuri rugongo, nyine agenda yinkozaho, arabanza arakindisha, noneho kiragenda kijya cyareta. Ndangije ndamubwira se bofre, nyine nawe nabwiye se bofre
washyizemo ko numva noneho mbishaka. Arangije arambwira ngo oya, ngo uretse gatoya, ngo uretse, ngo ntumura, ngo ni iyawe ngahita nyiguha. Umugabo afata imboro akajya afata umutwe wayo akawuzana bene hano gutya hagati, none ukuntu nyine igipipi giteye, rugonga ahantu iri, imishino ahantu iri, akajya ayifata akayikuza bene mo hariya hagati y'imishino, akazamura kuri rugongo, akongera akamanura. Imana, mbega umugabo yanga kuyishyiramo, noneho ubundi kiragenda kirabyimba. Umva, uzi ko ibi umugabo aragenda akagushyukwisha ku buryo rugongo igenda ikabyimba, nawe ubwawe ukayireba ukabona ko ari nk'urushyimbo rw'urutonore batunuye. Igumana yanjye, umugabo arayifata yanga kuyisesekamo, nkajya ngira gutya nkihengeka, nkazamuka gutya ngira ngo ayishyiremo, umugabo akanga. Arangije ubwo ibintu yankoreye, yarambwiye ariko shanga ufite imishino myiza. Ngiye kumva numva atangiye gukaraga imboro nyine hagati y'imishino gutya, arayinyeganyeza. Ngiye kora mbona imishino itangiye kurarama, arayikubita nyine bene hano gutya hagati y'imishino, uburyo dukubita kabisa ukadukunguta. Umugabo aradukunguta. Ngiye kora mbona imishino itangiye guhagarara, barayikubetereba mu birere. Ngiye kubona mbona amazi, niba ari amazi niba ari inkari, kuko ni ubwa mbere nari ninyariye ndi kumwe n'umugabo mu buriri. Ngiye kubona mbona ibizi byinshi cyane by'umweru birasohotse gutya, umugabo mbamunyayeho. Ubwo uwo mwanya nkibona ibyo bizi, nahise ngira ngo ni ibikari byine bincitse birasohoka, nitangira gutya mfukaho ikiganza n'ubwoba bwinshi, bitanshyiraho ikiganza gutya. Arangije arambwira ngo Aline, ngo mbabarira ari ngo wimvangira, ngo ndekera amazi ngaze nganyuhagire, ngarashyushye ngararyoshye. Umugabo arangije arongera arayifata, agukubitira imishino, iragenda ireba mu kirere, ubundi umushino barawukubita ukagenda ugahagarara. Arayikubita, uguze ukuntu byarimo biravuga, wagiraga ngo ni nk'iki barimo baragikubita. Arayikubita. Ngiye kubona mbona ibizi birongeye biraje, ndongera ndinyarira. Mbega ibintu byari biryoshye we, narinyariye. Umugabo arakunguta hahandi nagize ngo ni nka robine ivuyemo amazi. Arangije arambwira ngari ngo njyewe ngo nari narabibonye ngo kuryoshye, ngo nkibona ikibuno cyawe, ngo nta mukobwa ngo ugira ikibuno cyoroshye kuriya ngo utagira amazi. Nahoze ndi sebufre, aya ni amazi koko cyangwa ni inkari? Nubwo numvaga n'isoni zatangiye gushira. Arambwira ngo ngura ikigoryi, ngo ni amazi wo gatsindwa, ngo uramenye ntongeye kwifata. Ubwo arakunguta, mbona ntago akiri kuza. Arakunguta, umushira arawukubita, mbona amazi ntago akiri kuza. Uwo mwanya umugabo nibwo nagiye kubona mbona atangiye noneho kuyinjizamo imbere, agenda yisosekamo buke, abanza gushyiramo nk'icya kabiri nyine cyayo, andongoza icya kabiri nyine, andongoza ubwo igice nyine cy'imboro inyuma ayisubiza inyuma. Ubwo rero ikintu cyakurikiyeho ni iki? Umugabo yagiye yampa imboro, noneho ayishyiramo, arabanza arandongora nyine kumwe umuntu akurongora ariko atarayishyiramo yose. Uko umwanya ugenda ushira, agenda agerageza kuyishyiramo. Nyuma y'iminota nk'ibiri imboro yose yari imaze kugeramo, numva igituba cyuzuye. Noneho nabiherukaga kera nko mu myaka nk'ibiri ndi ku ishuri nabwo. Umva, umugabo yatangiye kugicumita, ngiye kubona mbona imboro ibaye umweru. Aragicumita, mbona gitangiye kuzana amavuta, ndavuga nti karabaye. Mbega umugabo uzi gucumita we! Umugabo aragicumita, gitangira kuvuga, gitangira gukoma amashyi, aragicumita. Imboro iragenda yose iba umweru, wagira ngo bayivanye mu kivuguto. Noneho nareba ibyo bintu by'umweru, ushaka kumva isoni ziranyishe we. Noneho nkumva mbuze ahantu nkwirwa, akajya kumbitamo, none ibyo bintu by'umweru bigataruka. Nabonaga bimeze nk'ibivuta nyine, bikajya bitaruka.
arangije arambwira ngo wabonye ukuntu ngo igituba cyawe ngo kiryoshye, ngo wabonye ukuntu gifite amata. Umugabo arandongora ndaryoherwa koko. Nyuma noneho reka azayikuremo agikubitimishe no gutya mba ndarangije. Ubwo umaze kurangiza noneho ngewe defungira iyo umaze kurangiza bisaba niba nawe turi kurongorana uhita urangiza, kuko iyo utinze umunota umwe wonyine gihita cyumagara. ndangije mbitamubwira shabofre nawe rero hita urangiza kubera ko ndahita ntangira kumagara. ahita ambwira ngo nta kibazo ngo reka ndangize. kumbuzi bofre yari yigeze kurangiza, banza ari nayo mpamvu nari nazanye ibyo bintu by'amata bikaba byinshi simbimenye. yari yarangije, noneho ahubwo mu kurangiza arabimpisha, arakomeza yakitinga nkaho nta cyabaye. bofre rero reka kurangiza, ubwo yari ituru ya kabiri ariko ntago ngewe nari mbizi. ndamubwira nti bofre rangiza. umugabo kurangiza biranga. kurangiza biranga, arambwira ngo nanjye ngo ntago nzi impamvu, ngo ubanza ari uko waryoheye. umugabo yarancumise, urumva, kiragenda kirumagara, ya mata yose ashiramo. arangije arambwira ngo shiri ngo kuki ngo uhita ngo wumagara vuba. ndangije ndamubwira rero niko nteye kandi nawe nabikubwiye nkirangiza, nakubwiye ngo nawe uhita ushaka ukuntu urangiza. bofre yarandongoye kurangiza biranga, kiragenda gihinda umuriro umugabo biranga kurangiza. cyokoze nka nyuma y'iminota nka 40, nyine nabibaza iminota 40 yiyongereyeho nyuma y'uko ndangije. cyari kiri kundya, numvaga kiri kokera, cyabaye ibisebe. ubwo birangiye ahita ambwira ngo rero ngari ngo ntabwo ibi ngibi bihagije, ngo mbwira ikindi kintu ushaka, ngo kuba ngo mpembye ngo ko nakwishyuriye kaminuza ntibihagije, ngo mbwira ikindi kintu wumva ngo ukeneye nakugurira. ndamubwira nti ngurira telefone. nibwo yanguriye Samsung y'ibihumbi 700 nziza sha, ifotora iyi ngiyi nyine. ubwo kuva icyo gihe umugabo yatangiye kujya ansaba kumuha ituru, ariko mbigenza gake. ndamubwira nti nzajya ngo wabyibuze rimwe mu mezi 2, twe kubigira akamenyero umukuru wanjye atazadufata. umugabo nkajya amuha mwibanga, nkamuha mwibanga. nibwo rero natangiye kubona ndwaragurika, ibintu birancanga, ntangira kurwaragurika mu buryo budasanzwe. noneho nibwo mbonye ndi kunanuka, ndi gucika intege, nagiye kwa muganga. ngeze kwa muganga bansangamo agakoko ka virusi itera sida. mu mutima ndavuga nti se ko nzi ko ndi muzima, nta muntu n'umwe nigeze niryamanira nawe aho ngaho uretse umugabo wa mukuru wanjye, yaba ari we wanyanduje. birancanga. nuko bimaze kuncanga nibwo natangiye gufata imiti, ariko ntangira kunekaneka umugabo wa mukuru wanjye mu ibanga rikomeye cyane. naje kujya mu cyumba cyabo ngenda nk'umuntu ufite icyo agiye guhiga. nibwo naje gusanga inyuma ya garderobe hariyo akantu k'umwenge bacukuye mu nzu umugabo wa mukuru wanjye abikamo imiti ya sida. kandi nkurikije ukuntu nasanze iyo miti yari ihishe, nahise mbibona ko 90% cyangwa 80% mukuru wanjye ntabyo azi. ariko nanze kugira ikintu ndenzaho, ndavuga nti ibintu reka mbanze ngishe inama numve niba ari byo. mba numva nabibwira mukuru wanjye nkamubwiza ukuri ko umugabo we arwaye sida, ndetse nkanamusaba imbabazi. ariko nanone nkavuga se ko nzaba mbatandukanyije nkabateranya, ndetse nanjye ntisize nkiteranya na mukuru wanjye, ubwo naba mbibaze neza cyangwa. ariko undi mutima ukambwira uti none nutabivuga mukuru wawe ukaba wari ufite amahirwe yo kumukiza, ukaba utamutabaye, umubiri we ntuzawubazwa. nkumva ngize ubwoba. cyangwa se undi mutima ukambwira uti wasanga n'ubundi mukuru wawe yaranduye mbere yaranabizi,
ahubwo wowe ugiye kwisebya nkumva nanone birancanze nkavuga se ubu nkora iki